Game over. Game over. 3, 2, 1. Bakunze b'icyambo TV aho muherereye hose mu gihugu cy'u Rwanda ndabashuhuje abari mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengera bwabyo n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda baherereye mu ntara ya gatandatu ari dukunda kwita intara ya diaspora mwese mbahaye ikaze njye ndi Emeka Wembe iyi ni Icyambo TV bitunguranye muri kubona amashusho adasanzwe ibi ngibi tubimenyereye aho umuntu umubona ari mu rugo hafi aho ngaho ariko ntitubimenyereye ku muhanda. Abana b'abakobwa bagira batya bafata icyemezo cyo kuvuga ngo tugiye gukora ibyo abandi batigeze bakora, bafata icyemezo bafata urugendo rutaboroheye berekeza Nyabugogo ku masaha ya kare, ku masaha ya mu gitondo, ku tugofero two kurarana abenshi bakunda kwita nka bonete nimba ntibeshye, cyangwa se agafire, agakapu mu ntoki, udukweto dufunguye nkaho bibereye mu rugo hafi aho rwose. Bafata icyemezo cyo kwimanukira bigira Nyabugogo kugira ngo bajye kwihahira, nyamara bisa nkaho wagira ngo bibereye mu rugo, maze begura amayisime bayambarira hejuru y'amabere gato maze barayahina intege zose ziragaragara cyangwa se zijya hanze. Ibi ngibi ntago bisanzwe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Uhereye na kera na kare umwana w'umukobwa yarangwaga no kwiyubaha ndetse akarangwa no kwiha no kugira indangagaciro, ariko uko iminsi igenda ishira, uko imyaka igenda ishira, birarushaho gusa nkaho bigenda bihinduka, kuko uri kugenda ubona abana b'abakobwa bifata uko bitakagombye ndetse banitwara uko bitakagombye. Tukibaza tuti mbese igihugu cyacu cy'u Rwanda kiri kugana he? Ese imyaduko y'abazungu nibyo tureba ku mbuga nkoranyambaga zaba ziri kugenda zihindura abanyarwanda n'abanyarwandakazi? Bamwe bati rero ibi ngibi aba bambaye neza bamwe bati biraruta ba bandi bambara utuntu tw'utubogisi utamenye impfa tutamenye ko tumeze, ariko nimba n'aba ngaba bambaye bikwije ibi ngibi mu gihugu cy'u Rwanda kubera ko bitamenyerewe byabaye agatangaza, ndetse abari bari mu mazu bamwe barasohoka bari baje guhaha, abandi bamotari ukabwira umuntu uti ntwara ati singutwara reka mbanze nihera ijisho. Abashoferi bari batwaye abagenzi barahagarika amamodoka bati mureke twirebere. Abagenzi bamwe bibagirwa aho baganaga kubera imyambaro yari yambawe n'aba bana b'abakobwa, reka mbita abana b'abakobwa ariko ukurikije uko bagaragara ni abakobwa bakuru kandi ubona bazi ubwenge. Ni ibintu ubona ko bateguye ndetse bitanabatunguye, bafata icyemezo cyo kwambara amayisime bagana mu isoko rya Nyabugogo bajya kwihahira. Umwana w'umukobwa wambaye isime isa nkaho igaragaza intege zose yakunama agira ngo agire icyo atora, abagenzi abagabo bose bagahaguruka, ababyeyi bamwe bifata mu maso bati mandwa za mama turazibandwa tuzerekeza ku Rwanda rubaye u Rwanda. Ahangaha niba muri kureba muri kubona umwana w'umukobwa yagezeho none yayisime kugira ngo abereke ko nta n'ikintu bimubwiye, arayizamura asa nk'uyambarira mu ijosi. Ahangaha muri kubibona, nimubibonye ariko mana yanjye ushobora kuri kwibaza uti ese kuko twaba tugeze muri ya mpera y'isi nk'uko abasomyi ba Bibiliya bivuga ko muri iyo minsi ibintu bizahinduka tukabona ibyo tutari tumenyereye. Ibi rero ubusanzwe mu gihugu cy'u Rwanda pe mu myaka maze ku isi ibi ntibyari bisanzwe. Ariko se wowe nakwibariza, wowe ku giti cyawe ibintu nk'ibi ngibi birakwiye? Bamwe bati rero ntacyo bitwaye, ariko ugasanga mu by'ukuri urundi ruhande rumwe ni ugushaka guhungabanya umudendezo wa rubanda, nk'uko bamwe mu ba content creator bagiye babigarukaho, ukabona ko guhungabanya umudendezo wa rubanda. Ibaze nk'umubyeyi wabyaye umukobwa akamubona azi ngo yagiye i Kigali guhaha, yajya kureba akamubona Nyabugogo yambaye isime, mwoka byaramwe
ushobora kuba wakwibaza uti ese arasenga irihe sengesho nk'umubyeyi wabona uyu mwana we. Abenshi rero abangaba ushobora no gusanga atari kavukire b'i Kigali, ugasanga afite nka mama we nka za Kayonza cyangwa se za Rusizi n'ahandi, akaba yaje i Kigali yarangiza agahita agenda agahinduka akaba undi wundi. Yaba batatabuye mubyeyi, reka nibarize abantu bari kureba iki kiganiro, uramutse ubonye yari nk'umwana wawe utambeshye wasenga irihe sengesho? Ahangaha nimwe muri kureba uno mubyeyi, ubwo abandi bashungereye barimo kureba, we mu maso ye uri kumubonamo agahinda, uri kubona ko ababaye, uri kubona ko ababajwe n'ibyo yabonye, uri kubona ko ababajwe atewe ipfunwe no kubona abana b'abakobwa, uri kubona yakwijishura kino gitenge akakimuha akamubwira ati wowe akira mbara maze uhishe ayo maguru uhishe. Ariko rero ndi kubona uko iminsi izagenda iza, bakunze b'icyambo TV, urabona ko byanga bikunda hari n'umunsi abana b'abakobwa bazabyuka bambara ubusa butisima. Ariko icyo ngicyo leta y'u Rwanda yo sinzi ko yabihanganira, ubu polisi ibi ngibi ntabwo ibyemera. urabona ko byageze aho abari batwaye amamodoka bayahagarika, bateza ambutiyaje. Ibi ni ibintu bisa nkaho bari barateguye bati natwe hari umunsi umwe tuzateza ambutiyaje mu mujyi wa Kigali, abahisi n'abagenzi bose baturebe baturangaye. Ibi rero rimwe na rimwe ugasanga babikora bagamije kugira ngo bazamure amaviyuze ku mbuga nkoranyambaga zabo ndetse banamenyekane. Ubu bano bakobwa muraza kureba mu minsi mikeya, muraza kubasanga mu bitangazamakuru bitandukanye, muraza kubona abanyamakuru benshi babatumiye ati nimutubwire mwabitekereje n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Uyu munsi umuntu asigaye ashaka kwamamara, agahita ashakisha ikintu akora gituma nyine yamamara, gituma abantu bamuvugaho, gituma abantu bamurangarira. Niho isi igeze rero, aho buri wese ashakisha icyo yakora kugira ngo arusheho kwamamara mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Usanga rero biri kugenda bifata intera, hari abambara ubusa, hari abashyiraho amafoto ubona rwose n'ubundi ari nkaho yigaragaje wese uko yakabaye. Ariko ibyo byose navuga ngo nimba ari inda dufite yo kugira ngo dukunde tubone ubutunzi. Ariko rero bavandi, aho kugira ngo ugire ubutunzi bunyuze muri iyi nzira, nakubwira ngo ahangaha nawe busa nkaho urengereye. Si uko umukobwa yagakwiye kwitwara. Umukobwa yarangwaga no kwiyubaha, kwiha agaciro ndetse no gutinya no gutekereza ngo ejo hanjye hazamera gute. Reka rero mbabwire ko ibi ngibi n'ubundi abenshi niba bakiri n'abakobwa abikora azi neza ngo ni ibintu nyine biri aho ngaho byo kwishimisha, ari byo mu mvugo yo basigaye babyita ngo ni ugutwika. Ariko uko imyaka izagenda ishira, wibuke ko hari igihe uzasaza ukaba umukecuru ufite abuzukuru bakugandagaje iruhande, ufite abana, igihe bazaba barimo bareba izi video. Ibintu byaciye ku mbuga nkoranyambaga abenshi barabibika, ugasanga bashobora kongera bakabishyiraho nko mu gihe runaka. Ese ntabwo bizagutera ipfunwe muko? Ntabwo bizagutera ipfunwe igihe umwana wawe azabona ngo mama yigeze gukenyera esime? Ubu ngubu iyo biza kuba ari ibintu bisanzwe biriho, abantu bakaba basanzwe bambara amayesime, nta nubwo aba content creator twakagombye kuba turimo tubitindaho. Ariko kuko tuzi ko bidasanzwe, esime yambarwa ku muntu uri mu rugo, byahindutse nyine ikibazo. Ariko ufite umuryango, ufite abazagukomokaho, ese igihe urimo wigaragaza gutya utekereza ko bitazagaruka? Ibi rero ni nabwo birangira bigize ingaruka ku bana bacu, kuko iyo akuze basigara bagenda bamusebya bamubwira bati ntubona nyoko yagenda muri Nyabugogo yambaye esime, nyoko wari umeze uku nguku, nyoko wari umeze uku, mama we wari umeze. Ugasanga wa mwana akuze yisanga afite ipfunwe ry'ibintu atigeze yikururira,
agasanga afite ipfunwe ry'ibintu atigeze agiramo uruhare, rimwe na rimwe ugasanga uwo mwana akuze nabi, akuze imitekerereze ye hari ukuntu itari ku kigero gishimishije. Rero nkaba navuga ngo ibi bintu ntabwo byagakwiye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ariko kubera ko bisa nk'aho ubona ko n'u Rwanda rimwe na rimwe usanga dufite n'ubwisanzure, aho umuntu abyuka ati ndi umutinganyi, aho umuntu abyuka ati njyewe ni uburenganzira bwanjye. Aka rero ka ni uburenganzira bwanjye, rimwe na rimwe leta itadufashije ngo igire ibintu bimwe na bimwe icyaha, twazisanga ni uburenganzira bwanjye hari ibyo bumaze guhungabanya mu gihugu cy'u Rwanda. Ese umunsi muzabyuka mukabona umuntu yambaye ubusa butsisima nta n'ikintu na kimwe yambaye, ngira ngo polisi nibwo izibuka ko ibintu nk'ibi ngibi bikwiye guhanwa. Nk'uyu nguyu njyewe mbaye ndi leta nagombye kumufata nkamushyira ahantu, nkamubwira ko agomba kujya yambara akikwiza, nkamukubita agashyi ko kumumaza nk'iminsi ingahe mwibutsa uwo ari we. Harya abantu biyibagirwa, nkakwibutsa ko uri umukobwa, nkagukubita akantu ku itama ukabyumva, nkagukoma akantu nka polisi, ku buryo uzasigara uvuga uti hari umunsi nitwaye uko ntakagombye kuba nitwaye, ibyo bituma nanjye nkubitwa akantu k'agakoni ku itama. Reka rero mbabwire ngo icyo twashaka kuvuga ni uko ibintu nk'ibi ngibi bidakwiye. Ese nawe nimba wateganyaga gukora ikintu ngo ni ukugira ngo ukunde wamamare, izi nizo nzira? Nzi neza ko Imana yashatse kukwamamaza, itabura inzira ibicishamo, ariko utagiye kwiyandagaza ndetse no kwandavura. Reka rero mbashimire, ibuka gukora subscribe nimba ukunda ibiganiro tubagezaho.